baramwishe ngo barangiza bamworosaho kariso bayishyira mu gatuza barangiza bamwubikaho umwana niwe usa naho bari bakubise hasi imisaya imbere yahombanye. Mu Rwanda ubwicanyi bukomeje gufata indi ntera ku buryo umwaka wa 2025 wakora icyegeranyo cy'abantu bishwe kandi bishwe na sosiyete, bishwe n'abaturage hagati yabo, wasanga ari umubare munini cyane. Bamwe bati uyu mwaka uzarangira. Hari inkuru zabaye ku cyumweru tariki 2 ndetse no kuri 3, imwe iri Rwamagana indi iri Kirehe, nizo tugiye kujya twanyuramo. Umudamu uri hagati y'imyaka 25 na 35, ibyangombwa bye ntabwo biraboneka, ndetse n'uruhinja rw'umwaka n'igice basanze rumuryamye hejuru hano mu karere ka Rwamagana, mu murenge wa Nyakariro, mu mudugudu wa Bihembe, saa 4 za mu gitondo ku cyumweru. Nibwo abaturage bari barimo guhinga mu murima, babona amaguru arahingutse, babona umuntu uryamye bamutwikirije ibyatsi mu murima. Niko abaturage bamwegereye, babona ahubwo hari n'akana k'umwaka n'igice kari hejuru ye. Bagerageza gushakisha ibyangombwa by'umubyeyi, na n'ubu ntabwo biraboneka. Basanga hari ikariso iri ku mutwe we y'uwo mama, bikekwa ko bashobora kuba baramusambanyije barangiza bakahita bamwica. Bahise baripotinga, ubuyobozi buraza usanga niko bimeze. Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana ndetse n'umurenge babwiye ibitangazamakuru ko bahise bohereza imirambo ahabugenewe kugira ngo bapimwe, bafatwe ibizamini kugira ngo babashe kuba bamenya ba nyirabo abari bo, ndetse banamenye abashaka kuba babishe niba hari ibimenyetso byabo kugira ngo babashe kuba bakurikiranwa. Birumvikana neza ko aba bantu bapfuye cyangwa se abantu bishwe hano i Rwamagana bashobora kuba baturutse kure, kuko hafi aho ntabwo babarebye ngo babamenye. Ni ikintu cyabaje abaturage cyane, bibaza niba umuntu mutagiranye ikibazo n'umubyeyi umwana atarakwiye kuba yabigenderamo, kuko basanze uruhinja bagira ngo barunize, cyangwa se hari abarunize ngo bagiye barakubita ku mutwe, hari ibikomere. Umudamu nawe ngo yarateraguwe ibyuma, nawe basanga yapfuye. Ni inkuru rero zikomeje kugenda zisa nk'izi zivuka cyane, ndetse mu bice bitandukanye by'igihugu hose usanga iki kintu gihari. Reka twifurize iruhuko ridashira iyi nkuru y'i Rwamagana kubw'uyu mudamu. Ni ibintu bibabaje cyane. Hanyuma rero ku itariki 3 mu ijoro, indi nkuru ibabaje kandi iteye agahinda. Umugabo witwa Nyandwi Jean de Dieu ku myaka 40 yishe umwana we witwa Nkundimana Isayi ufite imyaka 21. Byabaye hano mu karere ka Kirehe, mu murenge wa Gahara, umudugudu wa Semakamba. Ni inkuru yababaje abantu. Urumva ngo ikintu yazijije uyu mwana, uyu mugabo witwa Nyandwi Jean de Dieu, ngo nuko yakizaga mama we ubwo yashaka kuba yamwica, yamugira nabi. Uyu mugabo ngo umuhungu we ngo yamukizaga, ndetse ngo n'abana bari barabyaranye bari baramuhunze rwose, barahunze urugo. Uyu mugabo kandi wishe umwana we yibyariye yafunzwe amezi 6 nabwo azira ibintu byo gutera abantu n'amakimbirane. Bagiye bungwa n'abaturage, bakungwa n'abayobozi, ndetse ngo n'isanamitima ryageze muri uru rugo rirabunga, ariko birangiye umwana ari ubaye igitambo cya mama wa. Kuko uyu mwana Nkundimana Isayi w'imyaka 21 yavuze ko atazigera ahunga urugo, na papa we nashaka azamwica, ati mama ntabwo azapfa gutyo gusa, ntabwo azahora atotezwa mpari, njya singuhunga, ndaguma ahangaha nushaka uzanyice. Ubwo ikintu cyakurikiyeho ngo nuko yafashe majagu cyangwa se ifuni agakubita hano ku gutwi. Urumva ko yakubise muri wa mutsi ujyana amaraso mu bwonko, n'ubundi wagira ngo yarasanga ari umwicanyi.
akubita hano hagati y'ugutwi, warangije akubita n'inyuma hano ku gatwe k'inyuma. Uwo mwana ngo arahirita cyane. Nuko guhirita, umugabo ntabwo yakubise inshuro imwe, yakubise inshuro nyinshi, yari yabigambiriye. Wahise asohoka, ariko umuturanyi we yumva umwana arimo arahirita nk'itungo barimo kubaga. Ubwo niko gukubitana n'uwo mugabo wari umaze kwica umwana we, haravuga ngo ndagikemuye. Ubwo ahita yiruka. Uwo mugore yinjiye mu nzu asanga uwo mwana arimo guhirita. Akimukubita amaso, induru ayikoza, urushya rukoza ku munwa, avuza induru asakuza. Abanyerondo n'abaturanyi baraza, wa mugabo bamwirukaho. Ikitaramenyekana neza nuko yenda yafashwe, ariko n'ubundi araza gufatwa n'ahantu yacikira. Uyu mwana bahita bamutwara kwa muganga, ahita agwa ku bitaro bya Kirehe, ahita ashira mu mwuka. Mumbwire namwe, umugabo w'imyaka 40 ku mwana we yibyariye, akamukorera iyicarubozo amwicishije ifuni. So bukwe w'uyu mugabo urumva ko amutungiye umwana. Yavuze ko atari ubwa mbere, ari ukuva kera bagiye bagerageza kunga ariko bikanga. Ngo ndetse yigeze no gutera sebukwe. Ibyo bintu bituma afungwa amezi 6. Kandi ngo ikintu cyatumaga nanone bikurura amakimbirane muri uru rugo, kuko ngo yari amakimbirane azwi n'abayobozi ndetse no ku karere. Uyu mugabo ngo yabaga adakora, nawe yabonaga amafaranga, ngo yaciraga mu nda gusa akayarya ku giti cye, ubundi akaza guteza ibibazo n'amakimbirane muri uyu muryango. Aho bavuze ko uyu mugabo ngo guhinga yarabyanze, ngo afite utundi tuntu yakoraga, hanyuma utwo tuntu yakoraga tukateza amakimbirane kubera ko yaryaga amafaranga wenyine. Ni inkuru zibaje ziri kugenda zigaragara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ariko kandi ziri kuba muri sosiyete. Abantu barimo baribaza ati ibi bintu ni ibiki? Ese yaba ari imperuka igiye kuba? Ati ibintu bishobora kuba bifite ikindi kintu birimo kugenda bicura, cyane ko mu cyumweru kimwe hashobora gusohoka nk'inkuru zigeze nko mu 10 zigaragaza uturere dutandukanye abantu bagiye bicana. Kandi birumvikana neza ko abanyamakuru batashobora kuba bagera mu gihugu hose. Igihugu ni kinini, nubwo kitwa gitoya mu ruhando rw'ibihugu, ariko byanga bikunda ntabwo abantu bose bagera mu bihugu, mu gihugu hose, mu duce tugize igihugu hose. Bivuga ko hari abandi bicana bikarangira gutyo, kuko nanjye ubwanjye hari abo nzi bicwa ugasanga babonye umuntu yapfuye, nyamara ntihagire itangazamakuru rishobora kuba ryahagera. Mbega mu yandi magambo, ibyo mubona ku mbuga nkoranyambaga by'abantu bicwa cyangwa se bapfuye ntabwo ari ibintu, ntabwo ari uko abantu baba bagiye cyangwa se bicwe mu buryo budasobanutse, ntabwo ariko babungana. Abenshi ahubwo ni abatagaragara ku mbuga nkoranyambaga. Hari abicwa n'ibisambo, hari abicwa n'abajura, kuko hariya za Rwamagana n'ubundi n'ejo bundi Nyagatare hari uwo basanze nabwo yagize gute, yapfuye. Umugore n'umugabo baterwa n'ibisambo, abo bise ngo n'abashumba, bateragura ibyuma umugore baramwica, umugabo abanyuramo aragenda. Nyuma yo kubaka amafaranga, bakavuga ko n'amafaranga bagendanye bafite, bajyaho barakubita umugabo abintere mu mujyana kwa muganga. Byabaye Nyagatare rwose ejo bundi, hanyuma nta n'iminsi yari iciyemo igeze nko muri 5 ibintu bibaye Nyagatare. Hanyuma yego birangira umugore hasize ubuzima, umugabo aratoroka. Izi nkuru ziri kugenda zigarukaho n'abantu benshi kandi ziteye agahinda. Ngayo nguko rero, kanda aho nganditse subscribe, like, hanyuma inkuru n'ibiganiro bijye bibasha kuba byakugeraho ku gihe.